Uburebure bw'igitugu buratandukanye cyane mu isi y'inyamaswa. Igitugu. Igitugu iki ni igihe inyamaswa y'ingore imara itwite mu gihe itarabyara. Zimwe zibyara nyuma y'ibyumweru bikeya gusa, mu gihe izindi zikomeza gutwita umwana wazo kugeza igihe umwana avukiye. Zimwe mu nyamaswa zishobora gutwita igihe kirenze umwaka. Zimwe mu nyamaswa kandi zishobora kugira igitugu kirekire, akenshi cyemerera abana bazo kuvuka bafite amahirwe yo kubaho. Bishatse kuvuga yuko inyamaswa itwita igihe kirekire, umwana wayo aba afite amahirwe yo kumara igihe kirekire kandi akavukana ubuzima buzira umuze. Dore zimwe mu nyamaswa eshanu tugiye kurebera hamwe uyu munsi zitwita igihe kirekire kuruta izindi ku isi. Iyi ni Alpha Media TV. Kora subscribe, share ndetse na comment. Ku mwanya wa mbere ku nyamaswa zitwita igihe kirekire turahasanga inzovu ya Afurika. Inzovu ya Afurika ifite igitugu kirekire kizwi kuruta izindi nyamaswa zose ziba ku butaka. Bishatse kuvuga yuko inzovu niyo nyamaswa itwita igihe kinini kuruta izindi nyamaswa zose ziba ku butaka. Iyi nzovu y'ikigore itwite imfura yayo amezi asaga 22 mbere yo kubyara. Ibi ni hafi imyaka 2. Iki gihe kirekire gifasha ubwonko bw'imfura cyangwa se umwana w'inzovu w'imfura, umubiri n'ibice by'imbere gukura neza. Ikindi kandi umwana w'inzovu avuka azi kugenda, kurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Inzovu kandi ni imwe mu nyamaswa nini ifite ubwenge, bityo abana bayo baba bagomba gufata igihe kinini mu nda bagakura mbere yo gusohoka kuri iyi si. Ku mwanya wa kabiri turahasanga inyamaswa bita sperm whale cyangwa se whale. Iyi ni inyamaswa iba mu nyanja. Iyi nyamaswa whale ikunze gutwita amezi ari hagati ya 18 kugeza kuri 16. Bishatse kuvuga yuko iyi nyamaswa imara hafi umwaka n'amezi 2 ashobora kwiyongera akagera kuri 4 itwite. Sperm whale imara igihe kirenze umwaka itwite umwana wayo w'imfura. Izi nyamaswa nini zo mu nyanja zishora imbaraga nyinshi mu mwana umwe, kuko kurera mu nyanja bisaba imbaraga ndetse n'iterambere. Nyuma yo kubyara, nyina ikomeza kurera ndetse no konsa umwana umwe igihe kirekire. Ku mwanya wa gatatu turahasanga giraffe. Mu kinyarwanda ni agasumbashamba. Iyi nyamaswa y'agasumbashamba ubusanzwe itwita amezi 15. Iki ni igihe kingana n'umwaka umwe n'amezi 3. Kumara iki gihe cyose cy'umwana w'agasumbashamba mu nda bifasha uyu mwana w'agasumbashamba kuvuka afite uburebure buhagije, aho avuka na 1 na santimetero 8, akavuka azi kwirukanka. Ibi bikamuha ubushobozi bwo kumenya ukwipana n'abanzi be kubera urugamba rukunze kubera mu ishyamba. Ku mwanya wa 4 turahasanga inyamaswa bita rhinoceros. Iyi ni imvubu mu kinyarwanda. Iyi nyamaswa y'imvubu akaba ari inyamaswa y'inyamabere ndetse y'indyabyatsi, aho ikunze kwibera iruhande rw'amazi ndetse no mu mazi. Iyi nyamaswa ikaba itwita igihe kingana n'amezi 15, yaba menshi akagera kuri 16. Iyi nyamaswa kumara aya mezi yose itwita umwana biyiha ubushobozi bwo kubyara umwana uzi kurya, kwiruka, kugira ngo ibashe kubaho ndetse n'iminsi yayo ibashe kwicumira mu buzima bw'ishyamba. Ku mwanya wa 5 turahasanga ingamiya. Iyi ngamiya ni inyamaswa akenshi zikunze gusangwa mu bice by'ubutayu bwa Sahara, aho zikunze kuboneka mu bihugu bya Afghanistan ndetse no mu bice by'iburasirazuba bw'isi. Izi nyamaswa aho usanga zitwita amezi 13 kugera kuri 18.
iki kikaba ari igihe kirenze umwaka. Iki gihe cyose iyo ingamiya igiye kubyara ibyara umwana ufite ubushobozi bwo kubaho mu buzima bugoye, ubuzima butagira amazi, ibyo kurya bigoranye. Ubwo bushobozi bwose ikaba bukomora kuri nyina muri ayo mezi 13 imara mu nda. Dore zimwe mu mpamvu inyamaswa zishobora gutwita igihe kirekire. Impamvu ya mbere harimo kugira umubiri munini. Urugero ni nk'inzovu. Inzovu ni nini ku buryo buhambaye ndetse ni imwe mu nyamaswa nini dufite hano kuri iyi si yacu. Izi nyamaswa kubera ubunini bwayo nayo iba igomba kubyara umwana munini ufite imyanya yose igize umubiri wayo, amagufa akomeye, ubwonko bunini kandi bukaze. Inzovu ntishobora kuvuka ari nto kuko itabasha kubaho. Iramutse ivutse ari nto ishobora guhita ipfa. Ikindi cya kabiri gituma izi nyamaswa zitwita igihe kirekire ni ukugira ngo ibashe kwirinda vuba. Urugero ni nko ku gasumbashamba, aho umwana w'agasumbashamba avuka afite metero 1 na santimetero 8 kandi mu minota mikeya akaba yatangiye kugenda, kwirukanka ndetse n'ibindi biyifasha kwirinda. Ikindi cya gatatu ni ubukungu bukaze. Iyo tuvuze ubukungu bukaze ku nyamaswa twahita tureba nk'ingamiya. Iyi ngamiya twabonye ko itwita amezi ageze kuri 18, aho ibyara umwana ufite ubushobozi bwo kuba yakwihanganira inzara ndetse n'ahantu hari izuba hakomeye, ndetse no mu gihe nta mazi ibonye ikaba yabasha kubaho. Ibyo byose bikaba biyifasha kugira ngo ibashe gusunika iminsi ndetse no kubaho mu bugenge bwayo. Ikindi cya kane ni ubwenge bukomeye, aho inyamaswa iyo itwise igihe kirekire bifasha umwana wayo kugira ngo avukane ubwenge bwo kwirwanaho mu buzima bw'ishyamba. Izindi nyamaswa akenshi usanga zibyara mu gihe gitoya bitazigoye. Urugero ni nk'imbwa. Imbwa ho mu mezi 2 gusa ishobora kuguhereza ibibwana utabasha kubara umubare. Umuntu amezi 9 gusa aba abyaye, naho inzovu ni amezi 22. Ibi byose nta muntu wabishizeho, ahubwo ni kamere n'ubuzima tubamo byabigena. Iyi ni Alpha Media TV. Mwibuke gukanda subscribe